just amabariyeri 7 aratubwira ati nge nagiyeyo ati nshaka amabariyeri 7 ati none ngezeyo barambwira ngo ni nyine ngo ni bampikaze ndagenda ubutumwa ninjira ngo muri salon ko yavugaga ngo injira muri salon kwa His Excellency amuzani ubutumwa ubuhanuzi none ngo ubwo buhanuzi yavugaga ngo bwari bwo kumubwira ngo hari ibintu ngo bibi ngo bigiye kuba mu Rwanda. Icyo gihe nibwo hari hagiye kuba amatora mukuru y'igihugu kuri manda ya 2. Aravuga ngo Imana ngo yaramuhaye ubuhamya ubuhanuzi ngashyire His Excellency. Ntabwo bivuze ko byari ariko niyo byabiri gukorwa. Ingabo z'u Rwanda ziri kwitegura, ingabo za Kongo bubwabo babona ko ibintu byakomeye bari kuzana bari kugura ibiturika, bari kugura intwaro, bari kugira gute. Ntabwo washaka kubwira abaturage irubavu bababwire ngo ubu ngubu u Rwanda ngo rugiye gukora ibi ngibi, ubu ngubu twaguze intwari zinizi ngo natwe twazigezanye ku mpaka ngo twadeployinze ngo abasirikare 50,000 twabajyanye ku mpaka w'u Rwanda na Rubavu. Ubu ngubu ngo Rubavu ngo Kongo nayo ngo yamaze kuzana ngo intwaro, ubu ngubu intwaro ngo zatugose. Niyo byabihari ntabwo washaka kubivuga. Nagiye kubona nanone mbona umuhanuzi ari kuvuga ngo mu Rwanda ngo agiye kumyigaragambyo. None umwaka muzareba aka kantu ndabingize muzareba aka kantu. Ndeka nongera kwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje kubana natwe kuri Kamay TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kamay uko musanzwe mumenyereye. Umunsi ku munsi tugenda tubona mu biganiro bigiye bitandukanye. Ubwo yenda ku munsi w'ejo nta kiganiro nabahaye, twagize akabazo kwa technique ariko I'm sorry, mbasabye imbabazi. Ni ukuri mbaye nshimye, nongeye gushimira mwese mwatwiritse urukundo. Uyu munsi turabura abantu 450 500 gutyo kugira ngo twuzuze mu 20 nitugire mu 20 umuntu wa 20 just abantu 10 banyuma twuzuye mu 20 rwose nzagira zabereza ka message ariko nabandi bose noneho wa 20 nawe nzamuhakana kari special, I promise you. So ndabashimiye rero abantu mugenda mu streaming ibiganiro byacu, mugenda mudukorera, mbese ni by'igiciro cyinshi umuntu adashobora kugira uburyo ki abigereranya n'ibintu umuntu yakwishimira ndetse yavuga ngo muri abantu babagawe cyane. Hagati aho rero hari ibintu biri kugenda bivugwa, hari ibintu abantu bari kugenda bavugaho mu buryo bugiye bitandukanye, cyane cyane ku bijyanye n'iyobokamana. Hari bya rutangano rw'amaboko yaganiriye na Antoine Rutayisire, hari by'abakozi b'Imana hagaritswe na RGB. Ibyo byose ni ibintu byagiye mu mitwe y'abantu cyangwa se abantu bari kugenda bavuga mu buryo bugiye bitandukanye. Nabwo ariko hari ibyo umuntu yavuga kuko ibi bintu bya gospel hari ukuntu abantu navuga ngo baduhuma ku maso kuko tubizera cyane ko ari abakozi b'Imana, abantu bakagenda buhumye gutya. Nagiye kubona mbona itangazo rya RGB rivuga ko abapastori bose badafite amadiplome batazongera kuba abapastori, bazasimburwa n'abantu bize ibyo bintu. No kuvuga ngo bari bafite abapastori barangije imanite cyangwa se barangije secondaire, bari barahawe igihe kingana kugera muri Nzeri uyu mwaka 2023 no kugira mu kwa 9 babe barize biriya bya theology cyangwa se barakiza andi mashuri. Abatarabyize barahita bakurwa kuri ako kazi, basimburwa n'abantu bize ibyo bintu. Ku ruhande rumwe umuntu ashobora kuvuga ngo ni ibintu byiza ko leta y'u Rwanda iri kubikoraho kubera ko nizamabwira ngo kugera nyuma y'ubwigenge ho gatoya u Rwanda hari amatorero agera muri 2, ariko byagiye kugera muri 2017 2016 mu Rwanda hari insengero zisaga 1,000. None ibyo ngibyo usanga ari ibintu abantu niho hagiye hava ubwiscroll bugire ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakagenda babeshya kubera ko abantu bari gushaka indonke. Ikindi abantu bakigisha ibintu batizera ndetse batanazi, ahubwo bakaza gutyo gusa kuko umuntu ashobora kuvuga ngo ashobora kugira ikinyoma kiri ku rwego rwo hejuru, akavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, akabeshya abantu bakamucurikira. Ibyo birajyana n'iki? Nagiye kubona nanone mbona umuhanuzi ari kuvuga ngo mu Rwanda ngo agiye kumyigaragambyo. None umwaka muzareba aka kantu ndabingize muzareba aka kantu. Iyo umwaka ugiye gutangira turi 2023 tugiye gutangira 2024, bizagera 2024 tugiye gutangira 2025 cyangwa se ukwezi kugiye gutangira.
habaho ngo ukwezi ngo noneho kuzaza ngo ari intuze, noneho ngo ukwezi ngo agiye kube mwibi, noneho ngo ubu ngo hazabibi, noneho ngo ubu ngo hazabibi, mu buryo bumwe ari gutera abantu ubwoba. Ibyo ntabwo uzasanga abapasiteri basomye cyangwa se bize bari ku rwego rw'abadogiteri nk'aba Gitwaza, ntabwo uzasanga bahanura ibyo bintu cyangwa bavuga ibyo bintu. Nuko erega bazi Imana, avuga ngo Imana niyishyiraho ubuyobozi, Imana niyishyiraho umuyobozi. Imana hari ubwo ibibona ibintu, ariko nanone wa muntu babibwiye niba koko Imana yamutumye inamuha uburyo ki ibyo bintu byaba solved. Shaka kumubwira uti hagiye kuba koko imyigaragambyo, ariko noneho hakenewe ko abantu bakorera amasengesho y'iminsi 2 yo kwiyiriza. Hakenewe ko ikibazo gihari gikemurwa muri ubu buryo cyangwa ubuhe. Hakenewe ko ibi nibi. Hari intambara zimwe na zimwe arigiye uzumva abana b'abasore cyangwa se twebwe b'urubyiruko, hari intambara ababyeyi bacu baturwanira mu buryo bw'amasengesho twe ntitunazimenye rwose. Mu rugero mama wanjye akaba ari umunyamasengesho, akaba ari ibintu ngewe ngenda ndenga ntanabimenye, ariko byarangirijwe iyo ngiyo mu bikari. Yenda Imana yarambwira ati sengera umuhungu wawe, mama akabona yenda kubimbwira oida ntacyo biri bunkoreho nyi kuko yenda ibi by'Imana ntabimenyereye cyane, cyangwa se akabona nabimbwira bishobora kuza gusa n'ibitera ubwoba, akabireka wakajya kubisengera. Abantu rero bize cyangwa se bafite iyo conscience, hari ukundi kuntu babivugamo. Ntabwo ashobora kuza kuko iyo abantu bize nyine babazi n'uburyo ibintu bikora. Ntabwo uyu munsi, reka ngo urugero, uyu munsi dufite tension hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Ni urugero, ntabwo umuyobozi dispose w'ingabo niyo kuko yababona hari kuraswa amasasu bari kugira gute ahita avuga ngo byacitse ngo ngo Kongo ngo yamaze gushyira ingabo ngo hafi ngo FDLR ingiri hafi ngo amaze guteranga ibinuza ngo nabonye kubazana amasasu menshi ngo natwe ariko ngo turi kwipanga, kubera ko niyo byabiri gukorwa ntabwo ari bubibwira abaturage, kubera ko ibyo ngibyo nyine barabatera ubwoba, bibakure muri gahunda zabo, bibakure mbese bagira ubwoba. No kuvuga ngo bishobora kuba ari hari, ntabwo bivuze ko bihari, ariko niyo byabiri gukorwa, ingabo z'u Rwanda ziri kwitegura, ingabo za Kongo bo ubwabo babona ko ibintu byakomeye, bari kuzana bari kugura ibiturika, bari kugura intwaro, bari kugira gute, ntabwo bashobora kubwibwira abaturage i Rubavu bababwire ngo ubu ngubu u Rwanda ngo rugiye gukora ibi ngibi, ubu ngubu twaguze intwari zinizi ngo natwe twazigezanye ku mpaka, ngo ngo twadeployinze ngo abasirikare 50,000 twabajyanye ku mpaka w'u Rwanda na Rubavu, ubu ngubu ngo Rubavu ngo Kongo nayo ngo yamaze kuzana ngo intwaro, ubu ngubu intwaro ngo zatugose. Niyo byaba bihari ntabwo bashobora kubivuga. Impamvu batabivuga nicyo nkubwira ngo ni ya conscience, ni bwa bumenyi bwo kuvuga ngo abantu tuba twari gute. Noneho iyo wifashe, niyo mpamvu nyine na RGB iri kubigendamo gutyo, kubera ko ibyo bintu abantu bita abahanuzi cyangwa se bitanga abapastori baganura ibintu, kuko muri iki gihe abantu bose bakeneye amaturo. Abapastori bakeneye ayo maturo, bakeneye kuvuga ngo turabwiriza abantu bature. Noneho yo kugira ngo ubwirize abantu bature nuko babwira bya bintu bijyanye n'ubuhanuzi. Mu kiganiro nabonye Rutanga rw'amaboko yagiranye na Antoine Rutayisire, yamubwiye Rutanga rw'amaboko yamubwiye ngo urumupfumu utabyemera, mbese nawe nyine umaze nawe uri umupfumu upfumura mu bundi buryo. Rutanga rw'amaboko yemera ko ari umupfumu, yemera ko hari Imana z'i Rwanda. We Rutayisire yavuze ngo ntagiye na kimwe u Rwanda rwigeze rugira Imana, sinzi ngo za Ryangombe ntigeze aba Imana, ndakotinga Rutayisire. Ntabwo abazimu bigeze baba Imana, ntabwo ibyo bindi by'Imana byigeze biba Imana. Hariho Imana na capital letter, Imana nyine yo mu ijuru, hakabaho n'izindi Mana ziri aho ngaho, nkuko Abahinde bagira izindi, ariko bazi neza ko ari Imana yo mu ijuru ushobora byose. Nibyo Rutayisire yavugaga. None aravuga ngo ntabwo izo ngizo zigeze ziba Imana, ahubwo abantu bavuze bizera ibyo ngibyo. Noneho baje kuvuga ngo bya bindi byo gukoroniza nyine, bya bindi abazungu bajanye ngo by'ibirahure n'iki, babona hari Imana Abanyarwanda basenga kandi bizera cyane, ahubwo babwira ya Mana ya yindi ariko bazanye byo kuvuga ngo za Bibiliya ibirahuri n'iki, ibintu nk'ibyo. Nibyo Rutayisire avugaga.
ibyo nari bivuze kubera iki? Kubera ko iyo abantu abapastori batari nukuvuga ngo uramutse uje ukavuga uti ukajya mu rusengero ugasoma ijambo ry'Imana ukavuga ati byakozwe n'intumwa ukabisobanura bagataha, ukagira gute bagataha. Uribaza se ko bari abasaza tubona, abasaza basenga by'ukuri mu mukuri no mu mwuka, baratubona muri ADPR baraba basenga bakajya mu muntu mu butayu bakagira gute badahanura? Niba usanga inkweto zarashiriyeho, niba usanga ikoti ryabo ashobora kuryambara imyaka 5, niba usanga ishati rekada, niba usanga akennye cyane, niba usanga agize gute. Ariko wa wundi ugwanura akavuga ati ejo bizaba gutya, ejo bizaba gutya, nabisenge bigize gutya, niba abantu bakeneye, ni nabo abantu bakurikira. Niba usanga twabuzuyeho inyuma tumeze gutya, niba usanga twuzuyeho barugagi nyine, kuko nibo batubwira ibyo dushaka kumva, nibo batubwira ko ibyo biriya nanjye nayisomera. Ariko nkeneye wa muntu umbwira ngo ejo bizagenda gutya, ati nkeneye wa muntu umbwira ati mukobwa umaze igihe warabuze abahungu bagutereta ariko ejo ugiye kubabona. Nkeneye wa muntu nkeneye. Abo ngabo rero nibo nuvuga ngo batabitubwiye ntago tubajya inyuma. Noneho abo ngabo nanone nibo buzuye hano, kuko bahanura batite kuvuga ngo batarebye badatekereje ibindi bintu, batavuze ngo arifata ngo intambara mu Rwanda isinzi kora ko nyine ntiyabanje gute. Yego Imana simpakanye ko ntabwo ngiye guhakanya abakozi b'Imana, mvuge ngo ntabwo bahanura, mvuge ngo Imana ntabwo irabereka pe, kuko simba mpari yenda sinzi ibyo iba yaberetse cyangwa se ibyitaberetse. Ariko niyo baguhaye ubuhanuzi hari uburyo ki ubudelivaringa. Nize kumva His Excellency yafashe ijambo sinibuka umwaka, ariko aravuga ngo bwa mbere ngo nagiye kubona ngo naye mbonaga abantu ngo baza ngo bakavuga ngo baje. Urumva tekereza Perezida wa Repubulika aravuga ngo abantu bajyaga baza ngo bagahanura ngo bakavuga ngo barashaka kubonana nanjye, ngo hari iby'Imana yabatumye, rimwe na rimwe tukicara tukavugana, mbese ubutumwa bakabunzanira ngo. Ariko ngo His Excellency aza kwicara arareba aravuga ati ariko ngaza kubabwira ngo wari umuzaniye ubutumwa, aramubwira ati ariko wabwiye iyo Mana ngewe ikazajya imbwira direct, ntabwo nshaka, kuko burya nivyo His Excellency ndavuga uko yavuze ngo ubutumwa, urumva yo ufashe ubutumwa ukabucisha kuri kanaka ngo abunzanire, hagati aho hari ibintu bitakara. Ashobora kubivuga uko utabimubwiye akongera cyangwa akagabanya, cyangwa se ntanabivuge muri sense wowe wari ukeneye ko mbyumvamo. Aravuga ati none ni gute Imana igutuma ngewe ndakuyobora, yarakumpaye ngo nkuyobore, ni gute ngewe nkuyobora ikakuntumaho? Noneho yo akugira ngo iyo Mana kugira ngo ubutumwa hatagira n'utuntu dutakara yagira imbwira direct, kuko ubutumwa nyine ari uburyo butakara muri messenger, kandi koko ku ruhande rumukumva nibyo. Noneho ngewe nigeze kera ndibaza ko nibwo twaturangije segonderi, twagiye guserebra, twari cyagiye nyine musoje mugiye kwitegura exeta. Noneho ariko gatandatu turi gusengera nyine ibizami niga mu Bugarama, haza umudamu umwe avuga ko nyine yari yaje kudufasha gusenga, araza duhuhanuzi nyine duha ubuhamya. Uwo mudamu nibagize izina rye ariko ni umunyabugarama wasenze cyane, yaramamaye cyane. Aratubwira ngo Imana yamuhaye ubutumwa abuzane ku mukuru w'igihugu. Icyo gihe abantu twigaga mu Bugarama twese ntawe wari uramenya, ni bakeya bari bazi Kigali, kireka abana nyine b'i Kigali. Uwo mudamu aravuga ngo Imana yamuhaye ubutumwa ngo abuzane Perezida wa Repubulika. Noneho yatubwiraga uko kwa Perezida wa Repubulika ngo hameze, ngo hari ngo amarembo 7, just amabariyeri 7. Aratubwira ati nge nagiyeyo, ati nshaka amabariyeri 7. Ati noneho ngezeyo barambwira ngo nyine ngo ni bamikaze, ndagenda ubutumwa ninjira ngo muri salon, niko yavugaga ngo injira muri salon kwa His Excellency amuzani ubutumwa ubuhanuzi. Noneho ubwo buhanuzi yavugaga ngo bwari bwo kumubwira ngo hari ibintu ngo bibi ngo bigiye kuba mu Rwanda. Urumva icyo gihe nge niga segonderi yari muri 2000, ndibaza ko narangije segonderi troncome 2010. Urumva ni kera nyine. Icyo gihe nibwo hari hagiye kuba amatora mukuru y'igihugu kuri manda ya 2. Aravuga ngo Imana ngo yaramuhaye ubuhamya ubuhanuzi ngashyire His Excellency.
icyo gihe still nibwo hari nanone hari kwamamara abahanuzi, sinzi ngo bansabagasani, abantu baragize ubwoba, noneho abantu bumvaga ubuhanuzi bwo witwa ngo ni Magayane, bose mbese bagahabuka. None Magayane rero abaye Magayane, abantu bavuga uko bavuga ubuhamya uko butari, bahimba bongera bagira gute. Noneho icyo gihe rero ibintu by'ubuhanuzi abantu bari kubyumva cyane, ubuhanuzi, Imana, ariko ibintu byose byavugaga icyo gihe. Noneho bakanata hari ntabwo nkubekera batangaga nkuko mbiri kubikubwira ngo abantu baranura bakanatanga igihe, bakavuga ngo iminsi, ngo ku kwezi, ngo uyu mwaka, uyu munsi haciye imyaka 13. Ibyo bintu bitangiye guhanurwa cyangwa se byarashyushye ngo uyu mwaka ngo ntabwo uzarangira, ngo uyu mwaka ngo ntuzarangira, ngo umwaka. Niyo mpamvu usanga baravuga ngo nta kimana yivuga ngo gihere, ntacyo. Imana ngewe nizera ko ivuga igakora, kubera ko muze kureba kuri chaîne ya Meshake yaravuze ngo yarahanuye mbere yuko inzahuke yitaba Imana. Yarahanuye aravuga ngo hagiye gupfa umupasiteri ndetse ngo n'abaperezida. Ntabwo yavuze amazina y'abaperezida, ndetse nta nubwo umupasiteri yaravuze ngo ni umupasiteri w'icyamamare. Haciye iminsi ngahe inzahuke iritahira. Gusa Meshake nawe nubwo muvuzeho mbere Imana yaramuvugishaga, ariko ubu ngubu ngo yabaye umuhanuzi w'ubwoba. Hari reba bunjya mbona bavuga ngo ubuhanuzi bwe ngo none ngo nta gihanura, nta kigira ngo asiga avugira mu migani, ibintu nk'ibyo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ngo hari abahanuzi bahanura bagerageza, navuga ngo ari ibintu biteye ubwoba, badashyizemo conscience, badashyizemo kuvuga ngo yanariza avuge ngo ese ibi bintu niba Imana bimbwiye nta impact bishobora kugiraho, ntacyo bishobora kugira. Kuba Meshake yarafunzwe agafungwa igihe kingana n'ukwezi ngo yajyanye ubutumwa kwa His Excellency, suko yenda ubwo butumwa butari bwo, ahubwo nuko urumva Imana igutumye ku muntu, dispose Imana ikuntumyeho, ariko noneho aho gushaka uburyo cy'ubwo butumwa mbye bungeraho, urifashe ubutumwa bujyanye ku ma YouTube arazungurutse, yenda jya mu YouTube se nanayareba, fendefe wasanga bwa buhamya ubwa butumwa Imana gutumye yaguhaye ngo ntumeho utanabunzaniye, ngi ntanagutanangezeho, kuko ntabwo waje nyine ngo udebe ngo bumve. Niba ugiye kuvuga ngo bwa butumwa cyangwa se bwa buhanuzi urikuba abantu butareba, noneho byagera ku buhanuzi bw'umukuru w'igihugu cyangwa se bw'umutekano w'igihugu, bari ikindi kintu. Niba Imana mugutumyeho, kwanza banza usenga uvuge ngo ese ibi bintu byavaho bite. Nicyo ngiye ntekereza, uvuge ngo ese Mana ntako byavaho. Niba noneho ntako byavaho, wa muntu mushyire bwa butumwa, ariko kubishyira kuri YouTube twese twabureba, ntabwo ubwo buhamya ari two wabuzaniye. Imana yaguhaye ngo ubuhamya ngo ubushyire kanaka. Nasomye ku bahanuzi bw'umuntu witwa Nyirabiyoro ndetse na Nyirabiyoro yarahanuraga. Amaze guhanura Nyirabiyoro ni Magayane, ajya guhanura umuntu witwa wari Perezida Habyarimana, ajye kumuhanurira ubuhamya babushyira ku makasete, ariko none barangije baramubaza ngo ese nta nsinzi. Urumva rero yambwiye ati wowe ndakubona ugwe mu byuko, wowe mbese bwari ubuhanuzi. Bari koranje bamubaze ese nta nsinzi. Insinzi yari hari yaramubwiye ngo niba ngo areke impunzi zitahe, sinzi ngo areke ngo abantu, mbese hari ibyo yamubwiye, ariko ntiyabikora nkuko yabimubwiye. Nibyo nyine ibyo yamubuhanuriye byabaye. Byanga bikunda Imana ntabwo yanga abantu bayo yaremye, ahubwo ikintu ushobora kubaho wagisengera kikavaho. Niyo mpamvu uhabaho ubuhanuza kuvuga ngo ariko ngo ni nabyiza gusenga mwiyirije, kuko bigira umumaro cyane iyo musenze mwiyirije. Niyo mpamvu Imana yo ufite ikibazo akubwira ngo ariko ngo ushobora gusenga wiyirije iminsi 3, iminsi 5, cyangwa se mbese n'ukwigomwa. Niyo mpamvu Abayisilamu bagira icyo twita mwezi wa Ramadan, natwe akaba kwiyiriza. Yesu yirije iminsi 40 n'amajoro 40. Ni urugero yaduhaye, twebwe ntabwo twageze icyo gihe, ariko dushobora kwiyiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko gusenga birakora. Rero icyo nshaka kuvuga kuri aba bahanuzi baba muri ADPR n'andi matorero, niba Imana iguhaye ubuhanuzi
bamacuwa cyane cyane ku bahanuzi bwo kuvuga ngo hari ibintu bigiye kuba, hari ibintu bigiye kuba, hari ibintu bigiye kuba, ko bishobora gutuma niba atari byo wiyongereyeho ushobora gutuma abantu bagira ikibazo, ariko nanone ugasanga benshi ahubwo nibyo biyongera. Imana nuko ngo wa muntu kugira ngo atava ku isoko nyine. Urabona nk'ako abahanzi bakora indirimbo, agakora indirimbo uyu munsi ikabiri hiti, abafite ikibazo cyo kuvuga ngo ejo ndakora iyihe kugira ngo nkomeze mbi kuri hiti. N'abahanuzi nabo basigaye bari muri iyo ritime. Imana yamuhanuriye imuhaye ubutumwa, iravuga ati yenda ejo bundi yenda wagiye kuba umwuzure ukaba, ariko noneho nyuma yo kuba wa mwuzure waba agahita avuga ngo noneho ndahanura iki kindi kugira ngo nkomeze mbe kuri hita, abantu ntibavuge ngo ngo yararangiye, ngo noneho ngo mbese nkomeze ndi ku isoko abantu bumve ko mpanura. Aho rero niho agaruka agahimba juste kugira ngo akomeze abari ku isoko, abari ku isoko. Ibyo rero nibyo bigiye kwica itorero, nibyo bigiye kwica umurimo w'Imana, nibyo bigiye kwica navuga ngo iyobokamana ry'u Rwanda. Rero nta yindi mpamvu nge ntekereza RGB kuvuga ngo abapastori badafite batize binasomye bavemo hajyemo abantu bize babifatanya, nuko bazi icyo kintu cyo kubalansa. Navuga ngo yego nahanuye cyangwa se Imana yabinyeretse, ariko hari ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye kutavuga, hari ibyo nkwiye kuvuga mu ruhame n'ibyo nkwiye kutavuga mu ruhame. Nibyo ngibyo ntekereza ko RDB iri muri iyo gahunda, kandi koko ni na gahunda nziza, kuko abahanuzi bari kwicisha ubwo umurimo w'Imana, bari kwangiza, bari gutukisha izina ry'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndi gutegura iki kiganiro ku munsi w'ejo, navuganye n'umugabo umwe wo mu Burundi, ambwira buryo ki abakozi b'Imana barenze ku rwego. Yambwiye aba muri Canada, nagira gutwize tunakora ikiganiro, hari y'amatorero abantu bakora, no kwanga bakora muri make narabyita human trafficking. Niba abantu b'abakozi b'Imana bavuga ngo bari gukora, no kwanga wowe ukaza dusoze abakobwa, urumva aba diaspora baba niba muri Canada ntago abanyarwanda kazi nyine bari benshi, n'abanyarwanda abasore ntago bari benshi, kandi babifuza gushakana. Noneho babandi bake bari mu itorero barabagurisha. Abagurisha gute? Pastor amubwira ati rero Imana yambwiye ngo wowe uzashakwa n'uriya musore. Yarangiza kuri uriya musore kamubwira ati ngiye kuguha umugore, ariko birasaba gutanga ituro ry'ayo mafaranga. Kuko abakobwa bari mu igitsina gore cyumva ibyo pastor avuze cyane. Pastor amusambwira ati uriya musore Imana ntabwo iri kumushaka. Umukobwa byakugora ko umuteretanga kwemera. Ariko iyo pastor amubwira ati Imana yambwiye ngo uriya musore niwe mugabo wawe, umva umukobwa ahita kwemera vuba vuba. Babasore rero kuko bakeneye kugira ngo bafate bashake babakobwa b'Abanyarwanda bari n'abake mu rusengero, batanga rya turo burya $5,000 by'idolari by'ibihumbi bingahe. Nta matoro ngiye kuvuga, nta zina ry'umupasiteri ngiye kuvuga, ariko n'abapasiteri bakomeye mu Rwanda bajya bafata abantu bagakora iyo business. Urumva n'abakobwa, niba umukobwa ari mu itorero ryanjye i Kigali, nkamubwira nti rero tugiye gushakira visa, ugiye gukora mu gashami kanjye k'itorero ngiye gufungura ahandi, nta umuntu uzabyanga. Yagerayo ariko ni ya deal, nuko ngo nko ku exporting abantu, arafata akabajyana mu matorero uvuga ngo namashami yabo ari muri Canada cyangwa mu bindi bihugu, bagerayo bakabakoresha izo business. Nuko ngo ya business bahita bafata wa mpasero uri hahandi, afata amafaranga, niba bavuganye $5,000 by'idolari, wa undi akamuhereza 2, ubukwe bukaba. N'abandi nuko business ziri gukorwa, kandi mu matora akomeye aba bishop cyangwa se abapotre muzi bakomeye. Nzagarukaho mu kiganiro ndi gutegura, nzaba mfite facts zifatika, mbabwira ngo uyu nguyu iri zina, mbabwira ngo aya mazina ya naya. Ikiganiro cy'uyu munsi kwara kugira mbabwire ku bakozi b'Imana binasomye cyangwa se abahanuzi binasomye, bagenda bafata ubuhanuzi bakabuvanga n'ibindi bintu by'ubwabo bitekereje kugira ngo bahore kuri hiti, kandi nanone ntibashyiremo gutekereza cyangwa se barebe situation uko ibintu bimeze. Uyu munsi ni mu Rwanda tugiye mu matora. Yego amatora yo mu Rwanda yo aba ari safe, ariko muri Afrika yo bigiye mu matora usanga hari ukuntu ibintu bitameze neza. Ndaguye urugero rw'ubu bitandukanye bya Uganda, ujya muri Kenya, ya Burundi, ibyo bigize mu gihe cy'amatora umutekano ntago wari mwinshi. Noneho twe turi mu gihe cy'amatora, noneho tukikijwe n'ibihugu tuvuga ngo bifite tension itari nziza hagati ya Kongo n'u Rwanda uyu munsi. Noneho ugiye uvuga ngo ndabona imyigaragambyo, ngo ndabona intambara, ngo ndabona iki.
none se urumva ni Imana yabigutumye nubibwira abaturage b'Irubavu uzasanga bari kwirukanka. None tekeza umuturage ari Rubavu kumubwira ngo none ngo ndabona ngo uyu mwaka ngo ugiye kuba ngo azahita yimuka yizira Kigali usanga Rubavu abantu bayishizemo kora ko ni ibintu n'ubuhanuzi kuzana eda nibwo Imana yabuguhaye ariko gerageza ukundi kuntu butanga cyangwa se ntiyanabuguhaye urashaka kugira ngo ube kuri iki kuko uzi neza ko ubuhanuzi n'ubuvuga abantu bari bubwumve. Ibyo rero nibyo RGB ishaka guca ngene nako mbibona nibwo busesenguzi bwangiye ku byo RGB yavuze ni nayo minsi babahaye kuko babona ko ibintu byabo biri kugenda bifata indi nayo bifite intera kandi ushobora kuba byagira navuga ngo byagurika cyangwa se byateza indi polemique cyangwa se undi mwuka mubi hagati y'abaturage ndetse na leta. Ndabashimiye amazina yanjye ni Chris Kame mwe mwese mukomeze mubana natwe n'ukuri muraba gaciro gakomeye murabo mbese muri mari komeye. Ndabashimiye kugiye muko mugena mubana natwe ibiganiro nakagaruka buri munsi genda tugana ku ngingo zitandukanye ndetse n'ibitekerezo uko mugenda mu bimpamba ndi kugenda mbyiga. Hari wambwiye ngo kureba umuntu tuza dukorana, hari wambwiye ngo wa mukobwa nzamugarura. Ibyo byose ni ibintu tugenda turebaho mu buryo bumwe bugiye bitandukanye ariko abaro kugira ngo byose tubahe ibintu byiza kandi bigezweho. Ibyo byose no kugira ngo umuntu agenda bireba. Bashimwe mwese mutera inkunga y'ibitekerezo y'amafaranga iyo ari yo yose. Ndabashimira cyane umunsi mwiza ndetse n'icyumweru cyiza.